dushaka DJ naho bigeze. Oya mubanze mwumve ikibazo cyangwa bashyiremo ibibazo byo ntibyabura. nk'ubu ngubu nje hano mama wanjye azi ko ndi muri interine, ni ibintu bigoye kuzamusobanurira yuko ndi muri geto cyangwa ndi muri interine. n'undi wanyu musakuru wayo nyine iwacu turi abakene, ubwo kubona amakaye y'ishuri ni ibintu bigoye, minerivare urumva ko bigoye. ako nta bintu birenze ibyo bibaho. burya twese nubwo twajya muri geto ntabwo imiryango yacu byibanyije ubushobozi, ariko nawe urabizi yuko hari mu kigo umuntu aba aboshye nta bwisanzure. urumva yuko geto nta kibazo mama we igihe muri vakanse igihe watashye mu rugo tuzaguherekeza nk'abanyeshuri bagenzi bawe tugende tumushe ko tuba muri geto, azavuga ati aba ni bagenzi banjye tubana muri interina ntizabibizi ibyo bya yego bose iyo nama umugiriye niyo akoze ni nkagomba kwikuramo ibintu by'ubuturage nabyikuremo wana hano no mu mujyi kamere bakikuramo ibintu byo mu cyaro burya kawunga kandi hano muri geto urabona hano abatipara mboga batuzanye hano reba amafaranga bafite amateri meza ufite no kwifatira n'umutipe hanze ukabwira uti njyewe ukanabatsimba ukavuga ati njyewe niyishyurira inzu nta bushobozi kandi ufite ndi umunyeshuri akazajya nyine agafataho akaguha n'amafaranga. uwo mutipe ni gukora iki? kugufasha mu buzima busanzwe, jijuka ariko humuka gereka kugira gutyo bizangora. Imana shazani ntibizakugore weho ugomba kwishyira mu mutuzo ukabona ko ibintu ujemo bijemo bikunze, nta bintu byo kwitekerezaho cyane. gusa nyine niyo ujemo gutyo, niyo ubuturage butakuvamo ukaza uje kwiga, ariko nyine ntabwo bintu biba birenze tu. none se amafaranga mwansabye n'ayandi muzansaba? zani tuzagufasha gake gake, ibintu byose wumva ushaka uzabigeraho, kuko geto yacu ko turi abantu benshi. umuntu nabwira ati dusohokane, uzemere musohokane, nawe kubwira tujye no muri shambure uzagenda uzavamo uzanye ifungo. wakishyura ku ishuri ukivuza wa mubare w'amafaranga uba wakuye iwanyu. bivuze ubwo sinzongera kwaka amafaranga mu rugo? oya uzayamwaka kugira ngo batabimenya yuko uba geto uyakoresha utunyine utubazo twawe, bagira ngo ugiye kuyatanga ku ishuri kandi uyazanye kwa mboga nk'uku nguku kugira ngo ujye ujya neza uzasubire mu cyaro umeze neza. zani nk'uko kiri muri umushya muri geto, urabona hano uri mushyashya mu mujyi nta bantu barakumenyera. nk'ayo mafaranga ya manevare baguhaye turafataho make kugira ngo twishyure inzu. dushobora gufata wenda na demi ukajya nk'ahantu mu kabare ugasoma n'akantu nibwo umenyana n'abantu ugacangamuka. zani soma akantu uzabibasha, ntabwo nagasoma ngana gutya ntaranywa inzoga, ariko ugomba kubyiga. ubuzima bwose urabwiga, ugumye muri buriya bukene bw'iwanyu nta kintu wazigezaho. mwana rero njye niterinye bari abatipe nibaza gutaha nyine muri buvugane, ubwo nyine icyumba cyacu urakimwereka ajyemo. njye nifitiye akarinye ndambamo akazi karamaye ndasa n'ugashoje njya kwishakira ubukaro wanyu. zani nka ndumva ari ukumuganiriza bihagije binarambuye, kuko ndumva atari kubyumva neza. ngomba kumufasha nyine akamera nk'aka twaje bigoye, ariko byamaze no mu kigo sinamara muri minota 2 ni ukugenda niga muri examen ncaho ngenda urabona ko tugenda gusoza umwaka. gusa wowe wanyu barabizi? oya si ibyo ni ibintu wabwira iwanyu ntabyo bazi. ubwo wabitinyuka noneho ndumva bizavamo. ubikora kwaje kuri siyasa n'abajimu bana ukabibamenyesha, kabwira ati nyine nje gutya na gutya na gutya, ukamenya ubwenge. buriya mama uzaza umuhamagara agire ngo uba ku kigo, naza kunsura ku ishuri bizagenda mbasaba akantu. njyewe hari umutwe dufitanye gahunda, njye mbaye ngiye
noneho undi basanga n'umugoroba cyane nazana ejo ntari gutora no ku ishuri ndagera nambaye n'inifomo wese nta kibazo kuba dufashije turi kumwe sawa sawa rero Zanina inama wase aguhaye nanjye hari utwo nakubwiye ugomba kwicara ukabitekerezaho ariko inama kugiriye Zanina nanjye Diane uzasanga ariyo uzasubira mu cyaro bakuyoberwa usa neza cyane waramenye no kwambara uduherena nzana tukugurira ugenda ubereka ati do iby'i Kigali ni ibi ku ishuri ni ibi usikari ibyo hari agatekerezo nari mfite imana ashaka kujya amagezeyo nka duwaye mwana mboga niwe mugenzi wa n'umwe mwatuzanye no muri geto nakazi mwana barakangurira nubwo tuba turi kuri karasi buriya urujya mukobwa umwe wari mu warukarasa umwe witonda azana inka mwana turiya mukobwa nkibona bwa mbere numvisha ari ukuntu agatima gateye mani ndamukunze ariko guhita mbivuga nyine biraza kungora kugira ngo ngure agatekerezo n'inkondo mwana ntakarubura mwana mwana ntakarubura mwana nibwo hoya kubera ko yego urukundo rubaho sibyo ariko se ko twaje nk'abantu baba muri ghetto kandi dushaka kwiga ibyo gukunda bije mu go ariko mwana kuvuga ngo twaje kwiga tukaza muri ghetto ndabize amashuri tuzayaha agaciro ariko mwana bura aho kugira ngo utakaze umwanya wawe sibyo uvuga ngo ibana amashuri kuri umutima uri muradiha kubera umuntu hagati aho ngaho mwana yabigoranye mwana akamazi ko bakobwa aricyo cyabyo ubwenge cya mbere mwana ibyo by'ubwenge ko mwana n'urukundo ruba mwana mu Rwanda kuki Adamu yakuranye na Eva kuki ko tutakundana aya nese reka mabwira sibyo bujye abakobwa iyo baje mu kabana mu gipangu mu nzu imwe mu mwarabaye nk'abantu bamwe abarabaye mushiki wawe nawe baraye musaza wawe ntabwo muba mukiri mu bintu byo kujya mu nko mwana nawe jureka mwana none se icyambere sibyo twavuganye ko hano tujye kuzana abakobwa tubana hano bakadufasha kandi mboga narabikubwiye ariko genda rwose mutangiye kukira muri risk kubera ko iyo turi abanyeshuri dukora ibintu bimwe tukagendera mu mujyi umwe nka team gabaze nka karakana urabizi ko nta gaturage karangaba reba ukuntu biba bimeze ejo dane mbabe bagereza guke barakundanye babe bagateye ubwo se dukora nka team sibyo ariko kugira ngo tuze tubane hano muri ghetto twari kugira ngo umuntu yisanzure nasiri umuntu agezemo kwisanzura ko washaka byibuze n'undi uhaze ku muntu mubana ntabwo wakunda ariko mwana umuntu iyo agiye gukora ntabwo uvuga ngo ni ikigo cyose hari umuntu ukubita mwakubita amaso nakumva ukuntu uraje nje rero mwana mujye mureka kugorana abantu ariko mwana umugabo sibyo ngiye mboga reka mbabwize ukuri Dani nawe Elise gukunda umukobwa ntabwo byanze ariko icyo yenda tudashaka no ikibazo ni iki umuntu tubana hano tubana ubu se hajemo gukundana na yanda ntiyaba yaje ukabona umuntu indigera ngaho kuri bose nabo hako nawe wikabye bose no guterera nase ese uko umutenda wamuhikira ariko man hari cyo muri kwirengagiza tugiye kurangiza amashaje ubundi amashami twiga twese nta muntu ushoma murabizi ushaka kurangiza ukwezi kumwe kiva ku ishuri itarasohoka tubone job man kandi n'umuntu man ibyo no bibara man ibyawe n'ibyo ufite haraho bize haraho ndakuzi ntujye mvugira neza none se ubu kugira nawe mbagwifuriza ibintu byiza ibyo nimba biriho sibyo waretse ibyo bigaragara nibura mugakundana twageze hanze nawe kuzi urwo muri mu kigo ariko ubundi reka ushobora kurangara niko Dani mutwara mana uri umwana uva mu cyaro abantu benshi bakuru kuba muraki ko bafite imico myiza tanyone ku ishuri baba bari ibyawe bro ariko ubundi si uwo mukobwa yarabimwemereye umwana imboga ibyo ndabizi ko mani kumenya mato iyo tugira tuduciringa mani nkumva bikubera kwa mani babifata nk'umuntu mubana wajure kubangamira abantu mani ashobora kuba bifata nk'umuntu mubana biraho boga ari kubyumva rwose boga yabyumva ariko nawe urangiza ngiye kubyumva ndabyumva no kugira ngo tuzemo hano nta wari ubishaka ni ukuba tutakundana n'umuntu tubana hano mu nzu ubwo ikibazo nuko tubana mu nzu kumva no mu nzira tukaba tunigana hariya kankwereke mujya kutubwira ngo tubane muri ghetto mwatubwiye ko tuzatanga amafaranga make buri wese akaba yisanzura ntawe ubangamiye undi tukwirinde ni materi akomanga buri munsi buri mu gitondo muri classe tujye muri etide none mumbangamire kambere ku rubyo kugenda amafaranga ufatika reka amafaranga y'iki niba twarajya no ari kwigenga no kwigenga uko nabwo no kwigenga niba byanze amafaranga yawe nubaye amezi 3 afa ari kurenga igembwe n'ikigiye gushira cya mbere cyo mu gatandatu amafaranga nabaye no mufata amezi
tumazemo mufate amafaranga mugabane mu masigo makize ariko nta kibazo reka tubereke mutangiye kumbangamira uvuga ngo bwabwe isanzure urarangiye muri gato basibise kuza cyane sibyo ubwo ndabizuje kurwanya nta byo kurwanya genda gake wumve nta kibazo nimba ari inkundo zawe urimo zikomeze nta kibazo siko dusondeka gusa ariko ikibazo vuga urukundo rwanjye nta kibazo urukundo kandi danengera urukundo we mujye mureka mani ese umukobwa aragukunda ariko mwabitemo amahanga reka tubirangize gutya nk'abasaza birangize mu mayandi niba ushaka gukunda uriya muntu yanegereye ku ishuri mana oya mu mayandi mu mutabishaka mukunde ntabwo tuyaguha wowe mukunde gusa uzirinde gutera inda okay mani uko ntabwo gutera tugende ku ishuri mani kizabino kije bitangiye ntari bimana nakunda umwana se umva ukano sare gahunda kwemera aho murama saka warandwanya bana warandwanya abantu tubaha turabona ibintu bigendanye na geto muri bari abahungu bimeze bite shange ndabona bimeze neza ni abana beza nta kibazo nabagizeho uzi impamvu uvuga ko ari abana beza hari umusore arimo wari wakubwira ngo aragukunda wapi bari abana tubafata nka basaza bacu urabeshyesha mufata nka basaza banyu yewe mbafata nka basaza banyu sinzagufata uri musesero usesero nushaka kereka nyuma n'ibiza guhinduka uri capumva noneho uba waratujemo nta bibi shana aratuje mama kuba atarampamagara ngo amaze ibintu byinshi mba numva ameze neza ariko umunsi yahamagaye ni ikibazo none se mwembi reka mbabazi bari abahungu tubana bamboga ubundi mubona bameze gute kuri mwebwe njye mba ntanabyitaye kubera ko njye mba nifite gahunda zanjye zo ku ruhande mba ntari bicomokezo ngiye kuri njyewe bari abahungu ko nabatekereza nkiza muri iriya geto nabatekerezaga yuko ku bintu byinshi ari bizaba bibi ariko mbona bameze neza bamenya aho bajya natwe tukamenya aho tugomba kujya biragushimishije se cyangwa ndishimye cyane diya wemeze gute uwa kuri njye mba mbona bari abahungu nta kigenda kuba nta kintu bari bambaza mba mbona nta kigenda igushuturemo nk'umwe ntugire agatoki uzi se uwo nafata nafata mboga yego duhe inzira umubyeyi abanza aceho mboga niwe wahisemo uriwe neza zani wowe se njye ntawe nahisemo kuko naje kwiga kuko nabonye se nta kigenda cyabo ngiye kubakorera agakora ndaje mbazagare buri mwese uwo azashaka azamubona bashaka iki andi mwambwiye ko mubona abacecetse batabakora batanabavugisha mubakeneye njyewe niko nabibonye ngiriye neza wabinkorera sonze se naje kwiga ibyo ntimuzabinkire ndabigukorera tuzabigushyira mu humana ntabwo bizaba kandi mbona umaze kuba umusirimu warisobanukiwe wambaye n'ubuherena bwiza mbafata nka basaza banjye bampa buri kimwe ariko mbwira umuntu ngo ni musaza wawe ujya kuza mwarazanye ako uwase mwarazanye uza kuza class ibyo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko ntacyo mupfana ashatse yanagukora ibyo ashaka kubyemeza uwase kankubaza akantu uwase kankubaza akantu abahungu tubana mbona bameze nk'imbwa ahubwo mwebwe ni mwebwe mutareba kuri mwe mutareba umuhungu uramwegera akakwitaza ukagira ngo uri igikoko cye uramujora ko narabona wisunika narisunitse ariko byaranze ushaka ko bigenda gute ndabakorera umuti nabana n'abahungu batari capu gusa ushaka se bagufasha iki ariko mba mbona ntacyo batwara hari icyo mba mbura mani zana inka hari ikintu kiba kibura muri ngeyo mbona wazanye ubushyuhe ahubwo butari ngombwa yaba nabonaga n'ubunyiza nuko ari abatipe tubana rayidage ni nk'igiki se mubura okay wowe wambwiye namwumvishe niba umubona wibogara niba nshaka rwose niba wagukorera umuti bye sawa ndabigukorera murarya murambara mukaraba amazi ibyo ntabwo biba bihagije turi abantu turatekereza rega niyo utabona amanota meza mu ishuri uragenda ugakubita cya perife deregiteri ukamubwira iki n'iki ukamuha agaposho ku ruhande akaguha amanota meza ukazajya iwanyu amanota utakoreye bibaho se ubwo ukaguruka nguhaye 2 weeks bigahita bigushiramo kandi uyu ngubu ubona ucecetse gutya umva zabingurutse niwe mubi urihoze ritwika mani mureke kuvuga ibintu byinshi nk'ibyo ntabwo mbikunda kuba wigira ibiki tuvuge se ko umutima wawe utameze ntabwo ukunda ndakunda ariko si igihe cyabyo si igihe cyabyo
ubwo se igihe kizagera ryari? Nyuraho nta kibazo pe. Nyuraho nta kibazo. Kizagera byabaye gute? ndangije ishuri. Ubu se turi kubura igihe turi muri examen. Mu cyumweru gitaha tuzaba twashoje turi vakanse. Ndetse washaka kumera amahembe. Njye mfite gahunda yo kurangiza university. Ngaha kiri uzarangize sha. ntabwo uzabona amanota utakoreye. Ntabwo bishoboka. Byarimo kwivugishwa ariko nutabiniga mu bajama ngo biniga akuzane Oui, urabona kuki utajya unyumva koko kubera iki nakumva? cyegera ngo nawe ngwendahindira nkubwira ko ngukunda kuki utajya unyumva umuntu azagukunde agire na asaba burundu koko Urankunda? ndakunda rwose inshuro nyinshi mbikubwira ngenda mbikubwira ariko nkono urashaka kubikwepa nzakurikira no kumukunda koko. Umva Dani, njye naje kwiga urukundo ntabwo rwashoboka rwanjye nawe. kubera ko bidashoboka si kandi kwiga ariko kwiga barakamubwira sibyo urana nkako tugiye kurangiza ntabwo ngufasha nawe kugira ngo ukunda byonyine se umuntu yagukunze agira akanagufasha akamufasha kwiga ngusobanurira. Reba ugiye kurangiza njye ndi mu wa mbere. Ndabyumva ubu ngubu njye nziga igihe kinini kuruta icyawe. Njye iwacu minerivare iboneka bigoye. icyumba rigana umukira kugira ngo minerivare biragora benshi bagurisha uturima ugasanga uduka baratumaze ariko urabona ngiye gukora ko ngiye kurangiza ishuri rero mfite marume hano i Kigali afite uruganda uriya ishami nize ryazanamo akazi nanjye nkagufasha kwiga ukarangiza tugapanga ibintu by'urukundo ariko ubinyemere neza nta kibazo cyakura gusa nta kibazo cyazamo. Urukundo rwo ntabwo ndi muri gahunda yarwo ko niko kuri kundimo. ariko nawe urababaza cyane akura umuntu uzagukunda azaba yaguhaye iki koko? Njye nzakundana ndangije ishuri. ishuri Yego. gukora urukundo burya ruhera hasi ukarubagarira sometimes uriya uri ku ishuri ufite umuntu kwitaho tuvuga nkaho uva mu cyaro nta mafaranga ufite yo ku ruhande nayo wagura amandazi ugura kenda udusitire urana n'umuntu agiye mu kigo gisobanutse n'ubwo nyine amafaranga menshi ariko nyine nabigufasha ukabibona rwose nta cyabumura kirimo. Dani biragoye. ndabyumva biragora ariko ihangane. Mwese Dani niyo mpamvu ukora ibikorwa byinshi kangurira utuntu nk'utwo bwiza niyo mpamvu ubikora. nyine iyo ukunda umuntu umwitaho buri kimwe ukakimushakira kugira ngo nyine nawe urebe ko yamera neza nk'abandi. urabona dufite abakobwa muri karasi ubona baza bambaye amasitire hasi utuntu dusanzwe ariko wowe burya uba wigunze nagufasha no kumva umeze utekereza neza nta kibazo cyabaye. Njyewe ikintu cyanshimisha ni ukubona ngufata nka musaza wanjye biri aho. ariko uriya ufata umuntu nka musaza wawe hari igihe umwana mukareba mukamenya ubundi umusaza ni umuntu wamuvukana mu nzu imwe uvuka mu ndimo ku babyeyi umwe abantu bamwe nawe buriya nanjye waje mfata mushiki wanjye ariko hari ukuntu ufite mushiki wawe bituruka mu mwaturutse muri kwezi zitandukanye ariko umuntu ukunda basi nawe tukirimo reba ukorera ukuntu ngufata nagukunda mu kwika imana ntakubeje ubundi kurya kwiga bisigaye byananiye burundu. Shaka ni ntabwo byashoboka kandi ubwo ibyo navuze ni ibyo biragoye. ushaka kuzamubaza se basi ishuri reka ntanarangije basi? Hoya ntabwo nakwifuza ko wareka ishuri kuko umuntu wize agira ejo heza cyane. agira ejo heza urenze wa wundi wagira ejo utize. heza gute niba ukunze ikintu ntukiboneye uba ufite bibongamye se? Biragoye ntabwo byakunda. biragoye nta kibazo ukunda umuntu nta kigo kiba kirimo usaba kugira ngo ubishyire umutima ukunda nawe urabizi ahantu uturuka ni habi ntajya ngufasha no kugeraho nawe ko yajya gutwara mu kiruhuko dufunda igihembe. Ndahakanye. urabakanye nanjye ngiye kwigunga. Hoya hangana uzabona n'abandi ukunda kandi beza cyane. Njye buriya nta wundi mukobwa nshaka mu cyaki usibye wowe wenyine kuko niwe nishimiye umunsi wa mbere nkubonye ngira amahirwe tugirana hari kwira agati tujya gukodesha muri geto amahirwe turanatahana tuvugana. Dani ntabwo mbyakira ntabwo byakunda.